bakunzi ba Shenge TV, Imana ibaha umugisha. Urarikira utarakora subscribe, kora subscribe kugira tujye tubana buri munsi uko bwije nuko bukeye. Imana ibaha umugisha. Shalom. Uyu munsi wa none twabazana ikiganiro kivuga ku nkuru za Vestina. Hari abantu benshi bari kumva inkuru za Vestina ariko bamwe bakazifatira, navuga ko bari kuzifatira mu kirere, ariko ukuri nyako naje kugira nkubwire ukuri nyako ku nkuru za Vestina. Uyu munsi wa none hari abantu benshi bari kuvuga ngo barabisakuje cyane ngo Vestina ngo yatandukanye n'umugabo, ariko njye naperereje amakuru, nabajije umuntu we wa hafi, inshuti ye hafi nayibajije, irambwira ati Vestina ntabwo yigeze atandukana n'umugabo, ahubwo ibyo abantu bari kuvuga ni ibintu abantu bari guhimba babeshya kugira ngo bamwe benshi bari kugira ngo bacuruze ku mbuga nkoranyambaga babone amaviyuzi, ariko Vestina ntabwo yigeze atandukana n'umugabo. Kiriya ni ikinyoma cyambaye ubusa abantu bari kuvuga, n'abantu bigeze bavuga cyane ngo Vestina atandukanye. Biriya byose ni ibinyoma biri gutambuka uko bwije n'uko bukeye. Ejo bundi twababonye barimo bashima mu rusengero Vestina ari kumwe n'umugabo we. Ngira ngo abantu benshi mukurikira ama social medias mwarabibonye, Vestina n'umugabo we bagiye gushima hari Canada, bari mu rusengero bashima. None ni gute abantu bahera bavuga ngo Vestina yatandukanye n'umugabo? Ibyo nkuru muzikura he? Nge ibi bintu negeze kubyumvaho ariko sinabitera comment, ariko uyu munsi wa none namenye ukuri nyako. Vestina ntabwo yigeze atandukana n'umugabo, kuko nawe ubwe ntabyo yigeze yihamiriza. Yaba yarabihamije byibuze tuba twarabyemeye, ariko aka kanya ngewe amakuru nashakishije, Vestina ntiyigeze atandukana n'umugabo we n'umunsi n'umwe. Icyaba cyarabayeho ni kwa kundi hashobora kuba akantu, buriya bajya baca umugani ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Niba Vestina wenda byarabayeho mu rugo rwe, bishobora kubaho bagashwana n'umugabo, ariko ntabwo ari ibintu byabayeho abantu ngo bagereho batandukane ngo umwe ngo ajye hajya. Abenshi babifataho bari kubifataho inkuru nyinshi zitandukanye, bakavuga ati Vestina ati nta kibana n'umugabo. Numvise ari undi wakoze ikiganiro aravuga ngo Vestina ngasigaye yibana Canada, ariko biriya byose ni inkuru mpimbano. Nagiye nibarije umuntu we wa hafi ndamubaza ku nkuru za Vestina, arambwira ati Vestina ntabwo yigeze atandukana n'umugabo. Biriya byose muri kubona ku mbuga nkoranyambaga ni ibintu biri kumuharabika. Niyo mpamvu nkubwira ngo uyu munsi niko kuri nakuzaniye kuzuye ku nkuru za Vestina, kuko abenshi baribaza. Hari benshi nzi na n'ubu baza Vestina akavuga ati ngo Vestina yatandukanye n'umugabo. Abantu benshi bazi ko kubera inkuru z'ibihuha ziri gutambuka, abantu benshi bazi ko Vestina yatandukanye n'umugabo. N'umwana muto uri kubimubwira akabikubwira ati Vestina urugo rwe rwararangiye, batandukanye n'umugabo. Kandi ibyo bintu byose unyumvira, ibyo bintu abantu bakwije mu bantu. Niyo mpamvu abantu umuntu niba agiye kuvuga ikintu ajya abanza akaraga ururimi rwe amenye icyo agiye kuvuga. Uricara ukicara ku gatebe ku maguru yombi ukavuga ngo Vestina yatandukanye n'umugabo, ibyo bintu wabikuye he? Vestina umugabo bari kumwe, ejo bundi twabonye Canada, wababonye ko bari baba mu rusengero bashima Imana ibyo yabakoreye, bashima Imana imirimo n'ibitangaza Imana yabakoreye, bakabyara umwana, bari kumwe nta n'icyo babaye, bameze neza. Vestina n'umugabo w'inkuru nkuzaniye ni uko ubu tuvugana Vestina n'umugabo we bameranye neza, bari kumwe 5/5. Abantu bari kuvuga ngo Vestina yatandukanye n'umugabo, abo babisubize aho babikuye, kuko njye inkuru impamo nayigezeho, njye inkuru nayiboneye, inkuru nyankuru. Umuntu yanyihereye uri impande ya Vestina yanyibwire ko Vestina atigeze atandukana n'umugabo. Icyabayeho ni kwa kundi nyine n'ibyo nababwiye, ni kwa tubazo two mu ngo namwe nimutuyobeye. Ariko niba icyo kintu kibayeho, abantu be komerezaho bavuge ngo byacitse byadogereye, kuko bumvishe ngo uko byagenze gutyo. Inkuru mbazaniye niyo, ntabwo Vestina yigeze atandukana n'umugabo we. Aka kanya bari kumwe kandi bari no gushima Imana ko Imana yabahaye umwana. Ndagira nkubwire ngo we wabarumvisha ibyo bihuha nawe ukabifata nk'inkuru mpamo, ukumva ko Vestina yatandukanye n'umugabo, ariko ndagira nkubwire ngo
izo nkuru nimba warazumvishe nawe ukazimika mu mutima wawe ukumva ko ariko koko byagenze, ndagira nkubwire ngo izo nkuru ni inkuru mpimbano. Ntabwo Vestina yigeze atandukana n'umugabo we, igihe cyose bari bari kumwe na n'ubu bari kumwe, kuko ari abantu bashobora kumva kuva Vestina wenda yagiye nko mu gitaramo Canada, yamarayo igihe wenda bakumva ko abantu nibyo baheraho, bakumva ko Vestina kuba yamaze nk'iminsi 3 Canada bakumva ko yatandukanye n'umugabo. Ariko ndagira nkubwire ngo ntabwo ibyo byose ni ibihuha abantu bagenda batambutsa. Ejo ni ikinyamakuru nabonye cyasizeho Vestina, nibyo mbabwira ngo mujye mwitondera inkuru zimwe na zimwe, ari benshi baza baje guharabika abantu kandi bababeshyira ibintu bitabayeho. Umugabo umwe nabonye yakoresheje AI yakoresheje, yafashe Vestina agaragara ari i Kanombe bari kumusora muri Rwandair, Serekeye bari kwisora ngo Vestina ngo yapfuye. Ese uribaza Vestina yapfuye gute? Nanjye iyo nkuru narayumvishe numva ko ari kubivuga, ariko ngiye nabajije amakuru naho numva nukubeshya. Vestina yapfuye he? Niyo mpamvu abwira ngo nabonye yarakurikiwe n'abantu benshi cyane, bamwe bakavuga ati ibyo bintu uvuga kuko ni ukuri muri comment biki n'ibiki, ariko ndagira nkubwire ngo abantu benshi bari gukora ikinyoma kuri Vestina. Vestina Imana iramukunda kandi Imana iracyamuhagazeho. Abantu mushaka ko asenya urugo kandi rutarasenyutse mukarusenya, navuga ko mwarusenye, ariko kurusenya kwanyu ntabwo rwigeze rusenyuka. Abo ngabo muri kubitekereza ngo Vestina ngo urugo rwe rwarasenyutse mukamuharabika ngo Vestina yapfuye, ndagira nkubwire ko ibyo bintu muri gukora ntabwo ari byiza. Niba mujye mutangaza inkuru mwahagazeho mwizeye 100%, kuko niba njye umuntu uri iruhande rwa Vestina bashe kunyibwira ati Vestina natwe byatugezeho nk'ibihuha, Vestina ntabwo yigeze atandukana n'umugabo, wowe warangiza ukajya ukabihagaraho n'amaguru yombi ukavuga ati Vestina yatandukanye n'umugabo ngo yagiye kwibana Canada, kandi ibyo bintu byose ni ibihuha. Ndagira nkubwire ngo ukuri nkuzaniye umunsi wa none ni uko Vestina akiri kumwe n'umugabo we, bashima Imana ikomeze kandi ibashyigikire. Ndagira mbwire abantu mujye musenga, mwirukana umwuka w'ikinyoma mu izina rya Yesu, kubera ko umwuka w'ikinyoma umaze kubata abantu. Umwuka w'ikinyoma wamaze kuba virusi mu bantu ituma abantu bavuga ibintu bitakagombye kuvugika. Ndagira nkubwire ngo uwo mwuka tugomba gusenga ugakurwaho mu izina rya Yesu, kuko niba umuntu yitereka akerekana ko Vestina ngo yapfuye, akerekana na Serekeye yiwe ngo Vestina ngo yapfuye, ngo ibyo byarangiye, ese Vestina yapfuye gute? Warangiza ukagaragaza ari i Kanombe bari kumukura muri Serekeye. Ibyo bintu birababaje, ni ibintu bibabaje cyane kujya gusebya umuntu, ukajya kubika umuntu ngo yapfuye kandi atapfuye. Ese Vestina inkuru yegeze igaragara ko yapfuye? Nk'umuntu ujya gutanga iyo nkuru kuri YouTube akavuga ati Vestina yapfuye, agaragaza bamuzanye i Kanombe Serekeye bari kuyisora. Ibyo ni ibiki? Mwaje tukaba abakristo b'ukuri, abakristo badasebanya, abakristo buriya reka babwire akarimi niko kabi. Buriya kujya kwaturiraho umuntu, uretse ko Vestina nizeye ko asenga, nk'umuntu ujya kumwaturira akamwataho ngo Vestina ngo yapfuye, ngo agaragaza bazanye indege i Kanombe ngo ishe izanye Serekeye ye, ndagira nkubwire ngo ako karimi kawe ni kabi, kasemera umuntu. Ujye witonda. Nimba nawe sinkuvuze ikinyamakuru cyawe, sinkivuze, singiye kukivuga, ariko ndagira nkubwire ngo izo nkuru wakoze ntabwo zishimishije Imana, kuko Imana nimba ari ikintu yanga umuntu usebya undi muntu, icyo kintu Imana iracyanga. Niyo mpamvu uretse ko buriya Vestina, nibyo nahimbye, uretse ko Vestina ari umuntu usenga Imana, ibyo byose mushobora kubimwatiro nibigire icyo bimutwara, ariko ari umuntu ushobora kwaturiraho biriya bintu ugasanga buriya akarimi, ubundi bavuga ko akarimi kararoga. Ubundi buriya uri ugiye gucunga n'abarozi benshi baroga bakoresheje akarimi kabo, ukumva aravuze ngo cya runaka kirakagira gutya, akaza wenda nko ku muryango wantu ukorera business, akaza akavuga nta bindi bintu azana. Umurozi ni amagambo azana ku muryango wawe akayatongera. Iyo udasenga Imana rero ngo Imana izi gutsindira ibyo byose, nihandi usanga bya bintu bikokamye, ugasanga usubiye hasi, ugasanga niba wacuruza abakiriya barabuze, ugasanga haleluya,
gukira ugasanga utangiye kwinjira mu bihombo bikomeye cyane. Ariko niyo mpamvu ubwira ngo ujye wimwitondera ururimi, mujye murwitora. Ururimi ni inyama mbi. Kujya kubika umuntu ukabika ngo umuntu yapfuye, ririya ni ikosa rikomeye cyane muba muri gukora. niyo mpamvu ubwire ngo wowe nuramuka unyumvishe ibyo bintu ntuzongere kubisubiramo byo kubika umuntu ngo yapfuye kandi atapfuye. Ibyo bintu nishinyagura, ibyo bintu ni iyicarubozo, niko nabivuga. Imana itugirire neza. Icyo nababwira, muze twirinde ibintu nk'ibyo kuko bishobora gukurura umuntu akaga. Vestina ariko ndizera ko Vestina asenga Imana, ushobora kumutongera ibyo byose ngo yapfuye ugakoresha mu masereke ukagaragaza indege iri Kanombe iri kugera, ariko kubwo Vestina mwizeye imbaraga zimurimo. Kuko nubwo abenshi bavuga ngo Vestina yaraguye, ariko njye mpamya ko umuntu ataguye ku buryo atabyuka, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo naho igiti cyatemwa ariko haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyakongera kigashibuka kandi kikera imbuto nk'iza mbere. Ndagira nkubwire ngo niba Vestina yaraguye, ntabwo bivuze ko uyu munsi akigoye. kandi ntabwo nanumvisha ko nubwo abantu bavuga ngo yaraguye, kuba yaravuye muri Mariyatora hariya muri Gosheni akavamo akajya mu itorero ry'icaci, ntabwo itorero ari ryo rizajyana umuntu mu ijuru. Umuntu azajyanwa mu ijuru n'imirimo yakoze. Nta torero na rimwe ritazavamo umugeni. Niba yaragiye mu icacu ubwo kuva ari umutima w'umugeni, ntabwo twe twamuciraho iteka ngo yaraguye. Ntabwo ibyo ari byo bigaragaza ko Vestina yaguye, ahubwo ahantu hose Imana irahakorera. Yesu Imana iba mu icaci, Imana iba mu nzu dutuyemo, Imana iba mu nsengero, Imana iba aho ugenda. Ahantu hose Imana irahari. Niyo mpamvu tutakamucireho imanza tuvuge ngo Vestina ngo yagize ate, ngo yaraguye. Vestina nge nizera ko imbaraga zimurimo zitazigera zinamuvamo uko mwabitekereza, uko abantu bamuharabika, uko abantu bamuvuga. Ntabwo imbaraga zimurimo zizamuva, kuko uriya mwana afite ibihangano bikomeye cyane. ariko ntabwo akiri umwana, yabaye umubyeyi, kuko umuntu amaze kubyara aba amaze gukura. Ibyo ni ibintu namwe muzi cyane. Imana itugirire neza rero. Icyo kiganiro nicyo nari mbazaniye, ariko nkurarikira utarakora subscribe, kora subscribe kuri Shenge TV. Tunyuzaho ijambo ry'Imana, indirimbo zihimbaza Imana, ubuhanuzi, ibintu byinshi bitandukanye bitunga ubugingo. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom.